Muraho neza tubahaye ikaze nanone ku Muhanda Academy nk'ibisanzwe, turagarutse mu kindi kizamini cyakozwe uyu munsi. Kanda aho hasi handitse subscribe kugira ngo amasomo yose dushyiraho uko dushyizeho isomo buri munsi ujye uhita uribona bitagusabye ko ushakisha. Mutwandikire muri comments amanota muri bubone muri iki kizamini. Ese uramutse rero wakoze iki kizamini wabonye amanota angahe? Nusoza gukosora ikizamini utwandikire muri comments twibutsa ko buri kibazo cyo gifite inota rimwe, ubwo nukuvuga niba ari ibibazo 20 ni amanota 20, kandi kugira ngo utsinde ugomba kuba byibuze ufite amanota 12 kuri 20, guhera kuri 12 kuzamura ugomba kuba uyafite kugira ngo byitwe ko watsinze. Nusoza gukosora ikizamini rero tubwire muri comments amanota uri bubone muri iki kizamini, kandi niba wifuza ko twagufatira kode yo gukora ikizamini icyo ari cyo cyose, niba wifuza ko twagufatira kode yo gukora ikizamini icyo ari cyo cyose, cyangwa se ukaba wifuza kwiga amategeko y'umuhanda ukajya gukora ikizamini ugatsinda, twandikire kuri 079 025 30 29 075 turakwigisha amategeko y'umuhanda bitagusabye ko uva mu rugo iwawe, bitagusabye ko uta akazi kawe ngo ujye mu ishuri wiga, ahubwo urabifatanya byombi ugakora ikizamini kandi ugatsinda. Icyo nicyo tubafasha. Duhamagare cyangwa se utwandikiye kuri iyo nimero niba twayivuze tunihuta. Reba mu nguni ya screen yawe, mu nguni y'ibumoso hejuru urabonamo iyo nimero. Tudatinze rero reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye: a metero 1 na santimetero 50, b metero 1 na santimetero 75, c metero 1 na santimetero 90, d metero 2 na santimetero 10. Ese urabona igisubizo cy'ukuri muri ibi bisubizo uko ari bine ari ikihe? Gihitemo ucyandike ku ruhande kugira ngo uze kubona uko wikosora. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya mbere ni c, ntihashobora kurenga metero 1 na santimetero 90. Igisubizo cy'ukuri cyari c, ntihashobora kurenga metero 1 na santimetero 90. Ikibazo cya kabiri cyabazaga ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora wakora iki igihe umukozi ubifitiye ububasha aguha iki kimenyetso? Tuvuge ugeze mu masangano y'umuhanda. Mu masangano y'umuhanda twibuke ko ni ahantu imihanda ihurira. N'urahageze usanze ibimenyetso bimurika bidakora, ese wakora iki mu gihe wasanze umukozi ubifitiye ububasha wazamuye ikiganza? a gukata ibumoso gusa, b gukata iburyo gusa ugakomeza imbere, c guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, d komeza imbere gusa. Ese urabona igisubizo cy'ukuri muri ibi ngibi ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri ni c. Ikintu ugomba gukora ni uguhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ni ukuvuga ngo ikiganza kizamuye cy'umukozi ubifitiye ububasha kiba kibwira abakoresha umuhanda bose guhagarara, kiba kibwira abakoresha umuhanda bose, abayobozi b'ibinyabiziga bose, abayobozi b'ibinyabiziga bose guhagarara. Ikibazo cya gatatu cyabazaga ngo abayobozi b'amagare na velomoteri bayoboye inyamaswa, abayobozi b'amagare na velomoteri bayoboye ibinyabiziga byabo babyicayeho bagomba kubahiriza amategeko agenga a amagare, b velomoteri, c abanyamaguru, d amagare na velomoteri. Ese abayobozi b'amagare na velomoteri bayoboye ibinyabiziga byabo babyicayeho bagomba kubahiriza amategeko agenga abandi? Ese ni a agenga amagare, ese ni b agenga velomoteri, ese ni c bagomba kubahiriza amategeko agenga abanyamaguru, cyangwa ni d bubahiriza amategeko agenga amagare na velomoteri? Igisubizo cy'iki kibazo cya gatatu ni c, bagomba kubahiriza amategeko agenga abanyamaguru. Ni ukuvuga ngo abayobozi b'amagare na velomoteri bayoboye ibinyabiziga byabo babyicayeho bagomba kubahiriza amategeko agenga abanyamaguru. Igisubizo cy'ukuri cyari c. Ikibazo cya kane cyabazaga ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ni icyapa gifite y'urukiramende, kikagira ubuso bw'ubururu, ikirango mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru. Ese icyapa gisobanura iki? a isangano rifite ishusho ya T, b
inzira idakomeza? C. Aho batelefonera? D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese witegereje neza iki cyapa uri kubona gisobanura iki? Mbibutsa ko ubundi kugira ngo usubize icyapa neza urabanza ukamenya ubwoko bwacyo, ukamenya icyo ubwo bwoko bw'ibyo byapa bumaze. Iyo umaze kumenya ubwoko bw'icyo cyapa n'icyo ubwo bwoko bw'ibyo byapa bumaze, bigufasha kubona igisubizo bitakugoye. Ikindi, gukosora ibizamini byinshi nabyo bikongerera amahirwe yo gutsinda, kuko uba warahuye n'ibizamini byinshi, uba warabonye ibibazo byinshi, kandi akenshi ibibazo usanga bigenda bigaruka. Ubwo rero niba uzi ko witegura gukora ikizamini, nagushishikariza gukosora ibizamini byinshi bishoboka. Igisubizo kuri iki kibazo cya kane rero ni B, ni inzira idakomeza. Iki cyapa ahantu hose ukibonye kiba kivuga inzira idakomeza. Igisubizo cy'ukuri ni B. Twakomeje n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu cyabazaga ngo nta na rimwe abanyamaguru bashobora gutinda mu muhanda cyangwa kuhahagarara keretse A. Keretse hari impamvu nyakuri ibibateye. B. Keretse bambukiranya umuhanda mu nzira y'abanyamaguru. C. Keretse iyo bagize itsinda ry'abantu benshi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ryari abanyamaguru bashobora gutinda mu muhanda cyangwa se bakahahagarara? Ese niyo hari impamvu nyakuri ibibateye? Iyo ni A. B. Ese niyo bambukiranya umuhanda mu nzira y'abanyamaguru? C. Niyo bagize itsinda ry'abantu benshi? D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya gatanu ni A. Ni keretse igihe hari impamvu nyakuri ibibateye nibwo bashobora gutinda cyangwa se bagahagarara mu muhanda. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse A. Iyo bireba feri y'urugendo. B. Iyo kurekurana ari iby'akanya gato. C. Iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. D. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatandatu cyabazaga ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse iyo bireba feri y'urugendo. Yari A. B. Keretse iyo kurekurana atari iby'akanya gato. Keretse iyo kurekurana ari iby'akanya gato. C. Iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya gatandatu nta kindi ni D. Biriya bisubizo byose ni ukuri. Ni ukuvuga ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga. Ibi iyo tuvuze ibiziga tuba tuvuze amapine, kandi tubizi ko feri ziba zifite ukuntu zifashe ku mapine, ku buryo iyo ufashe feri uzabirebera nko ku igare no kubireba byoroshye. Iyo ufashe feri hari ibintu biba bifashe ku mapine cyangwa se ibyo bita ku biziga. Bivuga ngo nta mwanya n'umwe rero feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse iyo bireba feri y'urugendo, keretse iyo kurekurana ari iby'akanya gato, ndetse n'iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini. Ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. Igisubizo cy'ukuri rero kikaba D, ivuga ko byose ari ibisubizo by'ukuri. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya karindwi cyabazaga ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwaho kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na A. Imbere n'itara ryera. B. Imbere n'itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C. Inyuma n'itara rimwe ritukura. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa n'iki? Ese ni A. Bigomba kurangwa imbere n'itara ryera. Ese ni B. Bigomba kurangwa imbere n'itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Ese ni C. Bigomba kurangwa inyuma n'itara rimwe ritukura cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri.
Igisubizo cy'ukuri hano ni D. Biriya bisubizo byose ni ukuri. Biriya bisubizo byose uko ari bitatu ni ukuri. Kuvanga imbere ushobora kuhashyira itara ryera cyangwa se imbere ukahashyira itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, inyuma hakaza itara rimwe ritukura. Igisubizo cy'ukuri kikaba D, ivuga ko biriya bisubizo byose ari byo. Ubwo ni ukuvuga ngo hano uramutse usubije A gusa waba ukishe, uramutse usubije B gusa waba ukishe, uramutse usubije C gusa waba ukishe. Ugomba gusubiza D ivuga ko A na B na C ari ukuri, ivuga ko biriya bisubizo uko ari bitatu byo hejuru byose ari ukuri. Niyo mpamvu gusoma ikibazo cyose ukagisoza mu gihe uri gusubiza, ugasoma ikibazo cyose ukagisoza nibyo byiza kurusha guhita usubiza ako kanya. Ushobora kuza ugahita ubona A uyizi ugahita uvuga ngo niyo, ugasanga hasi hari ibindi bisubizo bagakwiye gusubiza igisubizo kimwe kibivuga byose ko ari byo, ugasanga amanota urayabuze kandi mu by'ukuri wari ubizi. Ugomba kubanza rero ugasoma ikibazo cyose. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwabyo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kurenga ku bipimo bikurikira: A. metero 2 na santimetero 50 cyangwa se metero 2 n'ibice 50. B. metero 2 n'ibice 75. C. metero 3. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iyo mizigo ubugari bwayo ntibushobora kurenga ese iyo mizigo ubugari bwayo bushobora kugera ku bihe bipimo? Ese ni A ni metero 2 n'ibice 50. Ese ni B ni metero 2 n'ibice 75. Ese ni C ni metero 3 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri rero ni B. Ubugari bwayo bw'iyo mizigo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. Ubwo ni metero 2 n'ibice 75. Nizere ko uri kugenda wandika kuri buri kibazo igisubizo uri guhitamo. Ujye ucyandika mbere yuko tukivuga kugira ngo uze kwikosora urebe koko ko ibyo wahisemo ari byo by'ukuri, ubone kwiha amanota. Buri kibazo cyaba gifite inota rimwe kuri 20. Ese urabona amanota angahe? Uze kutwandikira muri comments usoje, utwandikire. Ndetse kandi niba ufite icyo wifuza ko twaza kwigisha mu mategeko y'umuhanda, cyangwa se ufite ikibazo runaka cyangwa se inyunganizi, nazo watwandikira muri comments. Abafite ibibazo turabasubiza, abafite inyunganizi nazo tubishyira mu bikorwa iyo tubonye bishoboka, ndetse kandi inyungu zanyu nizo tureba, nizo twitaho, tubereyeho ku bwanyu. Ikibazo cya 9 cyabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura-kirahuri dukurikira. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura-kirahuri dukurikira: A 2, B 3, C 1, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura-kirahuri tungahe? Ese ni A ni 2, ese ni B ni 3, ese ni C ni 1 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese rero ni igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri kuri ikibazo cya 9 ni C. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira agahanagura-kirahuri kamwe. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira agahanagura-kirahuri kamwe. Ikibazo cya 10 cyabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Twitegereze neza iki cyapa. Ni icyapa gifite ishusho y'uruziga, kikagira umuzenguruko, nta muzenguruko kigira, kikagira ubuso bw'ubururu, kikagira ikirango mu ibara ry'umweru. Iki cyapa gisobanura iki? A. umuvuduko ntarengwa ni kilometero 30 mu isaha. B. iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C. iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D. umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Ese iki cyapa gisobanura iki? Ese ni A. iki cyapa kivuga umuvuduko ntarengwa wa kilometero 30 mu isaha. Ese ni B. iki cyapa kivuga iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ese ni C. iki cyapa kivuga iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. Cyangwa ni D. iki cyapa kivuga umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Iki cyapa rero nta kindi kivuga
kivuga iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ni ukuvuga ngo ubundi iki cyapa iyo kitarimo kariya karongo gatukura kanyujijemo kiba kivuga umuvuduko muke ntarengwa utegetswe wa kilometero 30 mu isaha. Umuvuduko muke ntarengwa utegetswe ni ukuvuga ngo uba utegetswe kugendera hejuru y'uwo umuvuduko muke ntarengwa utegetswe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Ariko iyo banyujijemo akarongo baba bavuze iherezo rya wa muvuduko muke ntarengwa wari utegetswe. Baba bavuze iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Igisubizo cy'ukuri rero hano ni B, ni iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo umubare w'inyamaswa zikurura ibinyabiziga ntushobora kurenga A 3 zikurikiranye n'4 zibangikanye, B 4 zikurikiranye n'3 zibangikanye, C 3 zikurikiranye n'4 zibangikanye, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese umubare w'inyamaswa zikurura ibinyabiziga ntushobora kurenga zingahe? Ese ni A ni 3 zikurikiranye n'4 zibangikanye, ese ni B ni 4 zikurikiranye n'3 zibangikanye, ese ni C ni 3 zikurikiranye n'4 zibangikanye, cyangwa ni D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya 11 nta kindi ni B ni 4 zikurikiranye n'3 zibangikanye. Ntushobora kurenga 4 zikurikiranye n'3 zibangikanye. Igisubizo cy'ukuri kikaba B. Ikibazo cya 12 cyabazaga ngo iyo nta nkengero y'umuhanda iringaniye cyangwa idashobora kugendwamo, abanyamaguru bashobora kunyura A mu kayira k'amagare cyangwa se mu muhanda, B mu kayira k'amagare gusa, C mu muhanda gusa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iyo nta nkengero y'umuhanda iringaniye cyangwa idashobora kugendwamo, abanyamaguru bashobora kunyura hehe? Ese ni A bashobora kunyura mu kayira k'amagare cyangwa se mu muhanda, ese ni B bashobora kunyura mu kayira k'amagare gusa, ese ni C bashobora kunyura mu muhanda, ese ni C bashobora kunyura mu muhanda gusa, cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo ni A bashobora kunyura mu kayira k'amagare cyangwa se mu muhanda. Bashobora kunyura mu kayira k'amagare cyangwa se mu muhanda. Kandi aho hasi handitse subscribe kuri iyi channel dushyiraho amasomo yagufasha kujya gukora ikizamini cyawe ugatsinda. Ni amasomo yagufasha kwitegura kujya gukorera uruhushya rwawe rw'agateganyo cyangwa se provisoire. Niba rero nawe wifuza kujya gukora ikizamini ugatsinda, kandi aho hasi handitse subscribe kugira ngo amasomo yacu dushyiraho hatazagira isomo na rimwe rigucika. Birashoboka ko ikizamini tuzakosora umunsi cyangwa se ibyo tuzavugaho uwo munsi muri iryo somo ari byo nawe uzabazwa ugiye gukora. Kandi aho hasi handitse subscribe ndetse kandi ukande ku gipfunsi kiraba hejuru kugira ngo tujye tuguma tubane muri buri masomo tugenda dushyiraho umunsi ku munsi. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni kilometero zingahe mu isaha? Ese ni A ni kilometero 60 mu isaha, ese ni B ni kilometero 40 mu isaha, ese ni C ni kilometero 25 mu isaha, cyangwa ni D ni kilometero 20 mu isaha. Igisubizo cy'ukuri kuri ikibazo cya 13 ni A ni kilometero 60 mu isaha. Ni ukuvuga ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni kilometero 60 mu isaha. Igisubizo cy'ukuri kikaba A. Niba wifuza ko tugufatira kode yo gukora ikizamini icyo ari cyo cyose, cyangwa se ukaba wifuza ko twakwigisha amategeko y'umuhanda mu buryo bwihariye online, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri iyo nimero ureba hejuru mu nguni y'ibumoso 079 025 30 29. Turakwigisha bitagusabye ko uva ku kazi utakazi kawe ngo ujye mu ishuri wige. Turakwigisha bitagusabye ko uva aho uri ngo ujye mu ishuri wige buri munsi, ahubwo turakwigisha uri aho uherereye, kandi intego yacu
ni ugutsinda. Ikibazo cya 14 cyabazaga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa se adakora yakora iki? Ni ukuvuga ngo uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka ugasanga ayo matara ntabwo yaka, ese wakora iki? A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B. Gutwara neza nta gutinda mu isangano. C. Guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe. D. Gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ugeze mu masangano ugasanga amatara yo mu isangano cyangwa se iryo sangano rigenzurwa n'amatara n'ibimenyetso by'amatara yaka ugasanga amatara adakora, ese wakora iki? Hitamo muri ibisubizo uko ari 4 wandike igisubizo cyawe ku ruhande kandi uze kwibuka kutubwira nidusoza ikizamini muri comments amanota wabona uramutse ari wowe wakoze iki kizamini. Icyo wakora nta kindi rero ni uguca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Igisubizo cy'ukuri ni A. Igisubizo cy'ukuri hano ni A. Ikibazo cya 15, ikibazo cya 15 cyabazaga ngo ubutambike bwa mpande eshatu n'ubwingirwamwashi bugomba kugira ubugari buri hagati ya A. santimetero 40 na santimetero 60, B. santimetero 60 na santimetero 70, C. santimetero 20 na santimetero 40, D. santimetero 40 na santimetero 70. Ubutambike bwa mpande eshatu n'ubwingirwamwashi bugomba kugira ubugari buri hagati ya A. santimetero 40 na santimetero 60, B. santimetero 50 na santimetero 70, C. santimetero 20 na santimetero 40, D. santimetero 40 na santimetero 70. Igisubizo cy'ukuri ni A. Bugomba kugira ubugari buri hagati ya santimetero 40 na santimetero 60. Ni ukuvuga ngo ubutambike bwa mpande eshatu n'ubwingirwamwashi bugomba kugira ubugari buri hagati ya santimetero 40 na santimetero 60. Ikibazo cya 16 cyari icyapa. Ese iki cyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko gusubiza ibyapa ugomba kubanza ukareba iki cyapa ukamenya ubwoko kirimo, wamara kumenya ubwoko bw'iki cyapa uhita umenya n'umumaro wacyo. Ese ubu bwoko runaka bw'ibyapa bumaze iki? Tugira ubwoko butanu bw'ibyapa. Nizere ko wasoje kwiga ibyapa. Niba utarabisoza nabwo kandi wabyiga nta kibazo, nyandikira muri comments ndaguha link ya video ikwigisha ibyapa byose byo mu mategeko y'umuhanda, cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp kuri iyo nimero ubona mu nguni y'ibumoso hejuru, unyandikire kuri WhatsApp cyangwa se umpamagare, ubundi ndaguha iyo video ivuga ku byapa. Iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kikagira umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese iki cyapa gisobanura iki? A. Umuhanda wubatse nabi. B. Agacuri kateza ibyago. C. Umuhanda utaringaniye. D. Akazamuko gahanamye. Ese iki cyapa gisobanura iki? Igisubizo cy'ukuri kuri iki cyapa ni kimwe mu bwoko bw'ibyapa biburira. Ese kiburira iki? Niba kiburira agacuri kateza ibyago. Iki cyapa kiburira agacuri kateza ibyago. Igisubizo cy'ukuri cyari B. Ikibazo cya 17 kirabaza ngo uhereye kuri ibi byapa habujijwe A. Kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende 2 ibumoso no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha. B. Habujijwe kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa cyangwa ibinyabiziga birengeje imitende 2 ibumoso. C. Habujijwe kugendera hejuru ya kilometero 70 mu isaha. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twitegereze muri ya foto harimo ibyapa bibiri, harimo kiriya cyapa cyo hejuru cyanditsemo 70, harimo n'ikindi cyapa cyo hasi niba utakibona neza ni iki ngiki nashyize hano ku ruhande kugira ngo utaza
kucyitiranya n'ibindi. Iki cyapa rero nicyo kiri hariya hasi, icyo hejuru cyanditsemo 70. Ese ukurikije ibi byapa uko ari bibiri biri muri ya foto, ni iki kibujijwe? Ese habujijwe kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha? Ese habujijwe kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa cyangwa ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso? Ese habujijwe kugendera hejuru ya kilometero 70 mu isaha? Iyo yari C. Cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya 17 ni uko twiteje neza kiriya cyapa cyo hejuru, byombi ni ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza bigira ishusho y'ingasire cyangwa se y'uruziga, bikagira umuzenguruko utukura, bikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango mu mabara y'umukara. Ibyo ni ibyapa bibuza. Biba bibuza iki rero? Biba bibuza ikintu cyerekanwa n'ikimenyetso kiri muri icyo cyapa. Ubwo nka kiriya kirimo 70, ubwo kirabuza iki? Kirabuza kurenza umuvuduko wa kilometero 70 mu isaha. Kiriya cyo hasi rero ari iki ngiki kirerekana ko ari imodoka, ari ibinyabiziga biri kunyuranaho. Ubwo kibuza iki? Kibuza kunyuranaho. Bivuze ko igisubizo cy'ukuri ari A. Kiriya cyapa kibuza kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha. Ni ukuvuga ngo kibuza kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende ibiri, kikanabuza kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha. Ugomba kugendera ku muvuduko uri munsi ya kilometero 70 mu isaha. Ikibazo cya 18 cyabazaga ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu: A ni meza kuko atuma ureba kure, B ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso, C akwizeza ko abandi bakubona, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu: A ni meza kuko atuma ureba kure, B ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso, C akwizeza ko abandi bakubona, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya 18 nta kindi ni B. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Mu gihe cy'ibihu ugomba gucana amatara bita kamenabihu. Ugomba gucana amatara kamenabihu y'imbere na kamenabihu y'inyuma. Ubwo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Igisubizo cy'ukuri cyari B. Ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni ahatari mu nsisiro. Mu nsisiro ni ahantu hari amazu menshi, ahantu haba abantu benshi, niho twita mu nsisiro. Ahantu hatari mu nsisiro rero umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ungana gute? Ese ni A ni kilometero 50, ese ni B ni kilometero 40, ese ni C ni kilometero 30 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri hano ni A. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri ni kilometero 50 mu isaha. Ikibazo cya nyuma aricyo cya 20. Mbere yuko nkivuga kanda hasi handitse subscribe kugira ngo tujye tubana mu masomo yacu ya buri munsi, ndetse kandi niba wifuza kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se ukaba ushaka ko tugufatira kode iyo ari yose, twandikire kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe hejuru ibumoso. Niba uri gukoresha telefone ya mu nguni y'ibumoso hejuru urabonamo nimero 0790253029. Ikibazo cya 20 cyabazaga ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe A. Igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. B. Kunyuranaho bibujijwe gusa igihe umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C. Ni igihe ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. D nta gisubizo cy'ukuri. Ese kunyuranaho bibujijwe ryari? Ese ni A ni igihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye. Ese ni B ni igihe umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Ese ni C ni igihe ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera cyangwa ni D? Igisubizo cy'ukuri, igisubizo cy'ukuri rero ni B, ni igihe umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Igihe umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Wowe dusozanyije iki kizamini ndagushimiye cyane, nizere ko wasoje gukanda aho hasi handitse subscribe niba utaranabikora. Uyu ni wo mwanya wawe kugira ngo ubikore
utazacikwa n'amasomo tubashyiraho buri munsi. Tubwire muri comments amanota ubonye. Ese uramutse ari wakoze ikizamini ubonyemo amanota angahe? Ashobora kuba ari make, ashobora kuba arimo hagati cyangwa se ari menshi. Bitwandikire byose, utagira ipfunwe ryo kwandika amanota ubonye muri iki kizamini. Hano twese tuba turi kwiga. Ukeneye kode cyangwa se ushaka kwiga amategeko y'umuhanda, twandikire kuri ya nimero twagumye tubabwira, reba mu nguni ibumoso 079 025 30 29. Iyo nimero iba kuri WhatsApp, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp muri message zisanzwe cyangwa se ukaduhamagara. Hose turaboneka tugufashe. Ufite icyifuzo, inyunganizi, ushobora kubyandika muri comments cyangwa se ukadukwandikira kuri za nimero zose twababwiye. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa se nabwo ukaduhamagara ukatubaza icyo ushaka, nabyo nta kibazo. Bafite ibizamini vuba aha ngaha, amahirwe masa kandi Imana ibarinde naho ubutaha.